Scott Adkins. Niba warakunze uyu mugabo Boyka, niba warakunze uyu mugabo Scott Adkins, abenshi mumuzi nka Boyka, izina rye Scott Adkins abenshi ndabizi ntago mwari murizi. Iyi ngiyi nimwe muri filime ziwe utagomba gucikwa. Ndagusuhuje cyane. Hano nkuzaniye filime nziza cyane, filime zo mu bwoko bwa action, filime ugomba kuruhukiraho. Izi filime nkuzaniye ntizigucike. Filime mpereyeho, filime zanye ku mwanya wa mbere, filime nziza cyane, filime mu bwoko bwa action, filime irimo umugeri, filime irimo igipfusi. By'umwihariko kandi iyi filime yakozwe muri cyamamare muzi nka Boyka, icyamamare Scott Adkins. Iyi filime yishaka kuyirebe. Iyi filime izina ryayo ni Diablo. Iyi filime nkuzaniye ku mwanya wa kabiri, nayo ni filime nziza cyane yakozweho n'icyamamare Rocky Kimomo. Iri kibiri kujya mbere hano. Ninde wishe bano bantu? Biranatunga ninde? Niba ukunda za filime za Indian action movies, iyi nayo ni filime nziza yakubera nziza cyane. Metero by'umuhanda ntago tubibarira ku birometero gusa. Warakunze igihinde nka Sarari, ugakunda igihinde nka Skandari, ugakunda igihinde nka Saho, ugakunda igihinde nka Vire. Niba kandi warakunze igihinde nka Patani, iyi nayo ni filime nziza cyane. Ni igihinde cyo mu bwoko bwa action, iki ni igihinde kirimo umugeri, ni igihinde kirimo igipfusi. Ku bantu bakunda filime zo mu burubu bwoko, iyi ngiyi ni filime nziza cyane, ni filime itagomba kugucika. Iyi filime nimwe muri filime zasohotse zikagira views nyinshi, urugero nka za Pushpa ndetse n'izindi nyinshi cyane muzi zijya zisohoka z'ibihinde zikagira amaviews menshi cyane. Za filime zigera hanze zitegerejwe cyane. Niba ukunda filime zo muri ubu bwoko rero, iyi filime ntigucike. Izina ryayo ni Bayise gute? Shot. Iyi filime nkuzane hano ku mwanya wa gatatu, iyi nayo ni filime nziza cyane. Hari abantu mukunda filime zirimo imirwano myinshi kurusha uko zaba zirimo ibiganiro byinshi. Ngiyi iyi filime nayikuzaniye. Iyi filime ni nziza cyane, irimo imirwano myinshi kurusha uko yaba irimo ibiganiro byinshi. Niba ukunda mwene izi filime, ngiyi nayikuzaniye. Wabanje gusubira. Wararebye filime za Sunny Dior ukazikunda, ukareba filime za Tiger Sheriff ukazikunda, iyi nayo ni imwe muri filime nziza cyane itagucika. Nayikuzaniye rero, nayikuzaniye. Iyi filime nimwe muri filime nziza cyane zo mu bwoko bwa action. Iyi filime igenda kuba DJ cyangwa se n'ahandi hose bacururiza gasobanuye, ubabwira uti ndashaka filime yitwa The Power y'igihinde. Iyi filime yindi nkuzaniye, naguhaye filime nyinshi, naguhaye filime zigiye zitandukanye. Niba hari umuntu uzi udakunda filime, mwereke iyi filime arahita atangira gukunda filime hano. Mikwa John Abraham na Sharukani bose n'abahitinzi nta numwe wa gaya. Iyi nimwe muri filime nziza cyane, nimwe muri filime nziza cyane mu bwoko bwa action. Ku bantu bakunda filime zirimo umugeri, ku bantu bakunda filime zirimo igipfusi, ku bantu bakunda filime zirimo imirwano idashira, iyi filime ntigucike. Warakunze umukinnyi John Abraham, warakunze umukinnyi Sharukani, noneho hano nkuzaniye filime bahuriyemo ndetse bahanganye. Iyi ni filime nziza cyane, yishaka kuyireba. Ubundi iyi filime ubwiza bwayo wabibaza umuntu wigeze kuyirebaho. Iyi nimwe muri filime nziza cyane, n'umuntu wayirebye aba yifuza kuyisubiramo. Niba ukunda uyu mukinnyi John Abraham rero, niba ukunda umukinnyi Sharukani, by'umwihariko kuri wowe ukunda filime zirimo imirwano myinshi cyane, ya mirwano idashira, iyi ni filime nziza cyane, ni filime mu bwoko bwa action. Iyi filime izina ryayo ni Patani. Wowe twabanye tukaba tugeranye ku musozo, ndagushimiye cyane. Wari kumwe nanjye Harare Menya nibi, dusubire ku biganiro by'ubutaha. Imana iguhe umugisha.